أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ووفقنا واهدنا إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. twongeye gushima Imana nyir'impuhwe nyir'imbabazi, dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaratubwira ati: yemwe bemeye nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala kandi mumutinye nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala agomba gutinywa, mukora ibyo yabategetse, munirinda ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije, kandi muramenye muzaharanire kuba mwava kuri isi Allah subhanahu wa ta'ala muri ku murongo w'Islam. Muramenye muzagerageza mushikame ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakum al-yaqinu, kugeza igihe muzagerwaho n'urupfu, nk'uko biri mu busabe Allah subhanahu wa ta'ala yasabye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabana Allah nagasaba ntukaba imvugo ikwiye abo hejuru ndetse n'uri hejuru, ariko Allah arategeka nk'uko Allah muri Qur'an yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما أو بما يقولون. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati, yabwiye intumwa yarabwiye ati: yewe intumwa y'Imana, humura rwose, ibyo bakuvugaho turabizi neza ko rimwe na rimwe umutima wumva uremerewe, waba kuvuga nabi, bakwita umurozi, bakwanga, bakugendaho, batagucira akaruru utega. fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. ariko rwose nubwo bakuvuga nabi, bagucira ako, bakagucira bakakwifuriza nabi, bakagufasha kukwiga no kukugirira nabi, fasabbih bihamdi rabbika, yurushaho gusingiza izina rya nyagasani wawe, wa kun minas sajidin, kandi uhore uri mu basenga basaba nyagasani wawe, bamwubaha, bamwubamira amanywa n'ijoro. Atari n'ibyo gusa, wa'budu rabbak, uzahora ugaragiye nyagasani wawe, hatta ya'tiyaka al-yaqinu, kugeza umunsi wa nyuma uzaba ukiri kuri iyi si ndetse ukazirwa n'urupfu. Amagambo make rero muri izo aya Allah subhanahu wa ta'ala yabwiraga intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amugaragariza ko ibintu byose bimubaho abizi Allah subhanahu wa ta'ala. Iryo ni ihumure Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yuko ibimubaho byose mu ngwane za hano ku isi, abamwifuriza nabi, abamwifuriza gusubira inyuma, abamwifuriza ubukene, abamwifuriza uburwayi, abamwifuriza guseba, abamwifuriza buri kimwe cyose kibi mu ishusho yacyo yose uko yabimeze, bose Allah aramubwira ati: humura, abo ngabo turabazi. Atariko ntago Allah yamubwiye ngo aho ngabo urabasabira ibibi, cyangwa se genda mujye mwumvana imitsi mukwegane, kuko ntabwo ari byo, ntabwo cyihutirwaga, ntabwo abanzowe, ntabwo mujya kurwana. ahubwo Allah aramubwiye ati: ingabo nyamukuru yagushoboza guhangana nabo ngabo bakuvuga nabi, bakugendaho, bakwifuriza gusubira inyuma, kudatera imbere, bakwifuriza uburwayi n'ibindi byose, fasabbih bihamdi rabbika. abo ngabo jya ubagira ku musari, jya usenga Allah subhanahu wa ta'ala, yani jya usenga Allah subhanahu wa ta'ala, umwubamire, umusabe, umwereze umutima wawe, wa kun minas sajidin, kandi uhorere uri muri abandi wubamira Allah subhanahu wa ta'ala, bamusenga laylan wa nahara, amanywa n'ijoro. Ibyo nubikora neza Allah azakurinda bari abantu. Bani wa Islam,
aha Allah subhanahu wa ta'ala tugaragariza neza ko burya imiti myinshi twabuze mu buzima ntabwo ariyo muri farumasi, ntabwo ariyo muri za hopitali, ahubwo ni umuti wo gutunganya amasengesho yacu neza, ni umuti wo kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala neza nk'uko bikwiye, kubera ko burya iswala ni imwe mu ngabo y'umuyisilamu afite ishobora kumukuriraho ibikomeye, ishobora kumwambutsa ahantu abandi batashobora kwambuka, ishobora kumuha promosiyo abandi bantu batabona. Niyo mpamvu ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubwira intumwa y'Imana rwose ati turabizi icyo yamusabye ni uguhora amugaragira ndetse akamwiringira, akamwereza umutima, sibyo? Ubwo ibyo bigaragaza ko ni umuti. Ni aya nyinshi muri Qur'an Allah agaragaza ibyiza by'iswala, ko Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ko burya umuntu usari neza, umuyisilamu birimo neza usari 5 ku munsi nk'uko bikwiye, ngo iswala burya imubuza gukora amabi, bari mu Islam, imubuza gukora ibyaha. Wallahi iswala irabikubuza. Utera akajisho ati Allah nyagasana ari kundeba, utera akajisho nyuma y'5 ndajya gusari, utera akajisho ku cyaha ugatubaho nyuma maze gusari vuhurira hasi mu kanya sinanya nsubira imbere y'Imana, nibi bintu ninkomeza kubyigaraguramo. Donc agira isoni. Allah muri suratul Ankabut yaravuze ati utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat, jurushaho gusoma Qur'an, jurusoma rwose amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, utekerezeho, wa aqimis salata, kandi uhozeho amasengesho. Kubera icyo umuhoza amasengesho, inna salata tanha anil fahsha'i, kubera ko amasengesho azakurinda anakubuze, yigisha umutima wawe kwihanganira kuba wakora ibyaha ibyo bibi, wal munkar, nibidashimishije byose Imana yabujije. Nukuri swala neza bizaba urukingo rukomeye cyane, impamvu nyamukuru izagushoboza kureka ibyo byaha. Kuyihe kondisiyo ya swala? kuba wayikoze neza, ukurikije ibisabwa byayo, ibyangombwa byayo, ukurikije inkingi zayo, ukurikije ibyangombwa byayo, ndetse ukirinda n'ibyangiza iswala. Byose nubikora neza burya Allah subhanahu wa ta'ala azagushoboza anakurinde abakwifuriza inabi. Nkuko tubonye muri suratul Hijr, Allah yabwiye ati rwose wowe isengere we hamwe n'abona Allah subhanahu wa ta'ala, nawamira Allah subhanahu wa ta'ala, abo banzi bari nakwifuriza inabi, niyo depression wumva ufite mu mutima, nuko gufungana wumva ufite muri wowe, ibyo byose swali zabiguhagije. Hanyuma ntabwo Allah arekeye aho, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Si ibyo gusa, iramubwiye ati uzahora ugaragira nyagasani wawe ibada, harimo gusari, harimo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, harimo gutanga, no kujya ibikorwa byose bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala umuntu akora ashyizeho umutima ndetse akakoresha n'umubiri we. Ibyo ni ibikorwa byose Allah yategetse n'Imana Muhammad ati uzabikora ibyo bikorwa, usari, usibe, ujya impaka, utanga amaturo, ugirira abantu neza, ugirira ababyeyi neza, ufasha abari mu bibazo, usabira abarwayi. Donc iyo ibada, iyo niyo ibada. Buri gikorwa cyose gishimisha Allah subhanahu wa ta'ala uzagikore hatta ya'tiyaka al-yaqin, kugeza ku mwuka wawe wa nyuma. Ntuzigere ucika intege gusenga no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, bizagufasha. Babandi bakwifuriza ibi n'abandi bakugendaho bose burya uzaba wabashije kubafatisha ibiganza byombi kandi utavuye naho uri, ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah uyu munsi turaza gukomeza n'isomo ryacu rero n'ubundi ritari kure y'ibyo narimo ndavugaho. Iswala, twabonye ko iswala ku munsi w'imperuka intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko nta uzigera atera urutambwe ngo ajye ku yindi step ajye kubazwa ibindi, mpaka banze abazwe iswala ye, abanze ubazwe isengesho ryawe, uburyo warikoze. Se wasenze 5 ku munsi, ese wari wa muntu wisengera iryashakiye, usenga vuhuri muri rasuri muri ishayi, rimwe na rimwe ishaka cyangwa ya fajiri, wari umuntu umeze utyo utazi gusenga, uvuga uti rasuri na isaye, vuhuri na isaye, maghribi al-isha nabura fajiri na isaye. Ese yani bazakubaza iswala yawe uburyo wayikoze. Fa in saluhat, yabasanga iswala yawe alhamdulillah imeze neza,
yabashije gusari wenda yabaye muqassir fi ba'd al-umur hari yatagiye yuzuza neza mu iswala ariko haricyo Allah sirengagiza nusanga iswala yawe imeze neza rero wallah faqad salahat al-amal ibikorwa byawe byose bizaba bitunganye wa in fasadat nusanga iswala yawe rero ivangavanze wasenze buhurira hasi n'uwayisari hasi isari za moya ukajya usari uzifatanyije zose icyarimwe uko ari 5 bagasanga zirimo akavuyo nani magambo katatu tuvugisha ukuri bene basanga zimeze gutyo fasada al-amal nimara zasanga ibikorwa byawe byose burya byose byagize biki byamaze kwangirika niyo mpamvu rero iswala y'umuntu agomba kugerageza akayitaho kugira ngo yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala asanga itunganye azabashe kumufungurira no kuba yajya mu zindi step zazikurikiye kugira ngo abashe kuba yabona ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero iswala turabizi neza ko ngize kwisara ku gihe cyayo twize ibyangize twize ibisaba kugira ngo umuntu asare ibyangwa by'iswala twize inkingi z'iswala ndetse twanize n'ibyangombwa by'iswala. Uyu munsi turaza kwiga ibyangiza iswala al-mubtilatu ibyangiza iswala. Buri kintu cyose burya iyo gifite ibigitunganya kiba kinafite ibicyangiza. Mu magambo make rero akenshi usanga bya bindi bigitungana iyo bidahari n'ubundi cya kintu kigira biki kirangirika niko bimeze. طيب سنبدأ ببيان بعض مبطلات الصلاة. turaza gutangira tugaragaza bimwe mu byangiza iswala wa ala ra'siha ibiri imbere y'ibindi rero ni intiqadu al-wudu. intiqadu al-wudu umuntu gutakaza iwuzu rwose iswala yawe irangirika. Turabizeza ko twize ko al-wudu cyangwa se iwuzu isuku ifatwa mbere y'uko umuntu asari twize ko ni cyango ni kiri muri condition z'iswala mu byangombwa by'iswala cyangwa se mu bisaba kugira ngo umuntu asari nagari mu byangombwa ni ibisaba kugira ngo umuntu asari condition sinzi ukuntu mu Kinyarwanda kiza umuntu yabivugamo ariko ni condition donc ntabwo umuntu yasara adafite wuzu. Ubwo rero niyo wuzu wamaze kuyitakaza iswala yawe yamaze kugira iki gutakara birumvikana. Urugero harimo gusura, umuntu ari gusari agasura umusuza akawumva cyangwa se agasohoka akajwi ngo nguwo isengesho rye rirangirika. No kuvuga ngo iyo uvuze ngo ukakaruka kumva isengesho rye rirangirika, niyo uvuze ngo ukumva ryajwi isengesho rye rirangirika. Ariko iyo umuntu asuza agasuzi umuntu asura reka tubita kugusura hari ubwo yani mu kibuno cy'umuntu yumva asuzamo akantu kameze nk'akayaga nk'akayaga ariko akaba atari umusuzi akaba atari na wa mufu icyo gihe isengesho rye rikomeza igihe azi neza ko adasuze. Hari ubwo shayitani ari ibishaka kumutera wasiwasi mu iswala ariko ntazabigendereho ngo asura akasuzi katavuga ngo akomereze iswala. Donc iyo hari akantu kaza kumva kameze nk'umusuzi ariko atari umusuzi icyo gihe iswala yawe irayikomeza. Ariko iyo uzi neza ko umusuzi wawumvishe cyangwa se wavuze cyane icyo gihe iswala yawe iba yangiritse ndetse ubutegetsi kujya gufata isuku kuza kunyurwa atangira bushyashya nagaru gukomereza wari ugeze ukaza kunyurwa atangira bushyashya kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallam yaravuze iti fala yansarifu hatta yasma'a sawtan. umuntu uri gusari niba akantu kajemo umuntu ntazava mu iswala hatta yasma'a sawtan kiretse yumvishe ijwi umusuzi au yajidu rihan cyangwa se akumva kakantu kavuze ngo karimo karanuka. Ntabwo ari ibintu uzabishirira ngo ntabwo uzabutetse, ntabwo ari ibintu bizaba byabuze. Ubwo n'umusuzi nyine uzabunutse numvunutse rero iswala uzayivamo hanyuma uje kuba watawaza nkuko intumwa y'Imana sallam igize ibiki yabitwigishije. Ubwo rero ikintu cya mbere gishaka kwangiza iswala yawe ni ukuba watakaza isuku. Gutakaza isuku rero harimo kuba wasura, harimo kuba wakihagarika hari zikaza harimo uburyo bwose watakaza isuku najasa wabona nyine mwashakanye ntijaje kumara mu iswala. Donc ibyo bintu byose iyo bihari bishaka byakangiza isuku iswala yawe ugomba kujya gushaka isuku hanyuma ukaza ukongera ukayisubiza mukayitangira nabwo yikomerezaho. Barakallahu fikum. Wa al-mubtilu thani
icya kabiri cyangiza isengesho ry'umuntu al-abathu al-mutawali, gukina mu iswala khasatan. Ibi ngibi bikunze kuba akenshi ku bana cyangwa se abandi bantu batazi agaciro k'iswala, cyangwa se abinjira dini batari bamenya amwe mu mategeko agize iswala. Gukina rero mu iswala bisubiyemo cyane, biteje akajagari, icyo gihe byangiza iswala. Ukabona umuntu ari mu iswala gapira wenda umwana ari gukina nko ku ruhande rw'agateye agapira akanyuza ibintu hose agashota, ukabona ni ibintu bitari ku murongo. Iyo umuntu ari mu iswala aba agomba kuba serious, katubite gutya, agomba kuba kumenya ko ari imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, bityo akibombarika agashyira mu kwita bya Allah subhanahu wa ta'ala, agize ibiki yibombaritse, akirinda icyamuhuza cyangwa se icyatuma ajya kure isengesho ndetse no kuganiriza nyagasani we. Al-mubtilu thalith, icyangiza iswala cya gatatu ni al-inhirafu anil qiblati kathiran, umuntu gukebaguzwa mu iswala cyangwa se guhindagura qibla. Twabonye ko qibla ni icyerekezo umuyisilamu asari arebamo. Islam twabonye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabye Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamwemerera agasari areba imaka. Allah subhanahu wa ta'ala aza kwimwemerera, natwe abayisilamu dukurikira umurongo wigishijwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ntabwo umuyisilamu ari wihitira mu ngahangu nasari ndeba inyuma, qibla ni ngiyi oya ndasari ndeba hariya, cyangwa se just imaginations, ngo ndasari ndeba hano, cyangwa se kandi duhindure, cyangwa se akaba imaso ukabona arebye ku ruhande akomeje sari ibyo ku ruhande. Nta mpamvu n'imwe yatuma kuri ibyo ngibyo, kubera ko twamaze guhabwa umurongo na Allah subhanahu wa ta'ala ko tugomba gusara tureba hehe, ko tureba imaka. Allah aramubwiye ati qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah yasubije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwemerera gukoresha qibla, yani muri asaba Allah subhanahu wa ta'ala amubwiye ati fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, kuvubu yusari werekeje imaka mbere yuko intumwa y'Imana sallallahu yerekeje Bayt al-Maqdis. Wa haythu ma kuntum, Allah yasagite ku bantu bose, niwe kubwira intumwa y'Imana isabwira abandi bose muri rusange, wa haythu ma kuntum, yani aho mwamuri hose ku isi, wherever you are, mugomba gukurikira umurongo duhaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, ataho muzamuri hose ku isi mujye mwerekeza uburanga bwanyu imbere y'ingoro ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero ntabwo umuyisilamu asara ngahite bikerekeza ashaka, ahagaze mu kino iyi direction, ejo harebye muri ngiyi, cyangwa se arimo asara gahite into and direction at the same time. Ibyo ngibyo bishobora kwangiza isoko, kuko twabonye ko qibla ni kondisiyo y'iswala, ni kondisiyo y'iswala. Ntabwo rero wakica kondisiyo ngo iswala yawe ikomeze hari, ahubwo iswala yawe iba yangiritse. Twabonye ko niba bakubwiye bati kugira ngo winjire muri iyi nyubako, nibo n'urugero ruri physical umuntu wese yabona, avuye ati kwinjira muri iyi stade, kwinjira muri iyi nzu mbera byombi, kwinjira muri iyi sare y'ubukwe, kwinjira muri iri shuri, ugomba kuba ufite izi conditions zikurikira. Bakazilisting ukazisoma, nuzanga mu condition nimwe ntabwo uraza kwinjira, ntabwo biza gukunda. Barakubwiye bati ugomba kufite passport irimo cash, ibyo ya mbere. Passport ni bitarimo visa ntabwo uza kwinjira. Bakubwiye ugomba kuba wambaye imyenda yanditse ibi ngibi, niyo bitanditseho ntabwo uza kwinjira. Ugomba kuba wambaye inkweto zifunze, niba zifunguye ntuza kwinjira. Donc ibyo ni ibisabwa. No muswala rero bya bindi bisabwa, iyo kimwe gipfuyemo iswala yawe irangirika, ubwo guhindura qibla iswala yawe yangize uko natwe Allah subhanahu wa ta'ala. والمبطل الثالث أو الرابع، يمكن تنجز الصدر كان الكلام العمد مع الذكر والعلم. umuntu kuvuga mu iswala, kuvuga mu iswala. Bana mu Islam kuvuga mu iswala, yani turabitinda gato bivugaho kugira ngo iyi masala tuyirambure neza. Baratubwiye bati al-kalamu al-amd, kuvuga ku bushake, ma'a dhikr, umuntu akabikora abyibuka, wal ilmu, anabizi neza ko bibujijwe kuvuga mu iswala. Kuvuga mu iswala umuntu yibuka neza ko ari mu iswala, kandi ko kuvuga mu iswala bizirije, ma'alim, kandi akaba nabizi, yani akabyibuka ko ari mu gusari,
والعلم akaba nabizi neza ko kuvuga gusara gize iki bibujije hada yubtilu as-salat muraza kumva neza ko harimo ibintu bibiri excluded, harimo ibintu bikuwemo. Agomba kubaza neza ko bavuze mu isala bibujijwe ndetse akaba yanabyibukaga yuko ari mu isala. Kwa umuntu ari gusara shitani kamutera waswasa kibagiwe ko ari gusara bajya kumva umuntu uri salam salamu alaykum wa alaykum salam, uwo nguwo ugavuye muri iyi nteruro. turaza gusoma hadisi n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi an-nuqta kuri point tuma turavugaho aho yakiriwe na Zaid cyangwa se cyatuze kuri Zaid an Zaid radiyallahu ta'ala an huwa Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu sahabi jalil umusaba uhambaye cyane ndetse wahuri kuri n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hafiza minhu hadith adida imufasheho hadith nyinshi ari nazo tuyandukurisha zimwe na zimwe ndetse n'abandi basaba bose Allah subhanahu wa ta'ala abishimire akomeza nabatuze aheza. Aratubwira ati rero kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa yani ila janbihi fi as-salat hatta nazalat qawluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukuti ونهينا عن الكلام. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أتبقرتي كنا نتكلم في الصلاة ورجع mwari muzi ko twajyaga tuvuga mu isengesho. Allah akbar. Ngo burya isengesho n'impanuka kuvuga ntabwo byari icyaha, ntabwo byari icyaha. Zaid ibn Arqam niko tubwira twajyaga rwose dusari twivuganira ebana wa muntu se yakwishyuye oya ntabwo yanyishyuye madamu wese ameze neza ameze neza, umwana amwishyuye minerivare namwishyuye minerivare rwose ubu bari guperforminga neza, ejo bundi nzandi kubona resulta. Twajyaga dusari tuganira nta ikatubwira ati kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajulu sahibahu, umuntu wese akavugisha mugenzi we bari kumwe ku isofa cyangwa se akaba yavugisha n'uri inyuma adahindukiye wahuwa ila janbi, umuntu uri ku ruhande rwe buryo cyangwa ibumoso bakavugana kandi bari mu isengesho. Hatta nazalat, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yahishuriye imwe y'Imana sallama umurongo uvuga uti ari mu Islam. Abasahaba banumviraga ntabwo barameze nka bamwe mu bantu turi kuri iyi si muri kino gihe. Abasahaba barumviraga bumvaga aya hadith alhamdulillah bagashyira mu bikorwa. Mu kugeza ubwo Allah yahishuriye intumwa y'Imana sallallahu mu murongo uvuga uti muri suratul Baqara taban wa qumu lillahi qanitin, ati mujye muhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala qanitin, mwibombaritse. Iyo ni aya ureka muri suratul Baqara taza kuyivugaho. Arangije atubwira ati fa umirna bisukuti, kuva icyo gihe Allah yaradutegetse guceceka mu swala wa nuhina anil kalam. Kuva icyo gihe amagambo yose afite ahadahuriye n'iswala twese dushyiraho akadomo. Kubera iki? Kubera umurongo wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yahishuriye n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyuma yuko yarategetse iswala, ariko twari twemerewe gusari tuvuga yani qanitin. turaza kuvuga ku ijambo qanitin nuko mu suratul Baqara nyine muri iyo aya ubundi ijambo risobanura byinshi, fa laha iddat ma'an, ijambo rifite ibisobanuro birenze kimwe. Minha, muri byo rero ari nabyo dushaka gusobanura ahangaha muri iyi aya. Iyo bavuze ngo waqumu lillahi qanitin, yani qumu lillahi ta'i'in khashi'in da'in wasakitin. Iyi aya cyangwa se iri jambo ahangaha rirasobanuye riti ta'i'in, mujye musari muhagarare imbere ya nyagasani wanyu, ta'i'in mwumviye cyangwa se muhagaze imbere kuko kumvira itegeko rye, khashi'in mwibombaritse, da'in muri kumusaba, tawilin alqiyam mukoze igihagararo kirekire kubera nyagasani wanyu, wasakitin ndetse munacecetse. Allah akbar. Wa huwa al-muradu bihadhihi
بهذه الآية ndetse ikindi nacyo kigambiriwe muri iyi aya kandi mu Islam iyi aya tubwiye ati waqumu lillahi qanitin mujye mugenga mwibombaritse kandi mucecetse faqad fahima minhu as-sahabatu aw sahaba direct iyi aya kimara kumanuka ntago wakeneye ibindi bisobanuro kuko bari bazi neza ikiri jambo risobanuye bahise bashyira mu bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala bategetse yani faqad fahimu nahyuhum عن الكلام في الصلاة bahise basobanukirwa yuko icyo Allah babujije ni ukuvuga mu iswala wa amarahum bisukuti kandi Allah subhanahu wa ta'ala atigeze gucika igihe n'iki bari gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero mbere burya kuvugana byari bigize icyaha byo kubaza umuntu makuru yawe ni meza salamu alaykum wa alaykum salam, ariko nyuma Allah subhanahu wa ta'ala yaje kubibuza, ahubwo igihe umuntu ahagaze imbere Allah subhanahu wa ta'ala agomba kwibombarika akicisha bugufi akumva ko imbere ya Nyagasani we akirinda kuvuga amagambo aterekeranye n'iswala. Ariko umuntu wavuga mu iswala nisyanan au jahlan, yibagiwe cyangwa se atarabizi, uwo nguwo fala yubtilu salatu bi asahi aqwali ahlul ilm, ku mvugo ifite imbaraga ku bamenyi lil madhahib al arba', kuri mazhabu enye, nubwo mazhabu imwe niba nibeshye ni Ahmad bin Hanbal rahimahullah, niba ntibeshye muri izo mazhabu enye niwe wavuze ko bishobora kwangiza iswala. Ariko jumhur abenshi mu bamenyi wa ghayru haula al arba', n'abatari abo ngabo bamenyi bane bafite mazhabu enye n'abandi abenshi bemeje ko umuntu avuze nisyanan au jahlan au ikrahan cyangwa se hatirijwe au yani bize nk'utwaye n'agatotsi, donc ni ibintu atagizeho ubushake ngo iswala ye irakomeza. Wa al-mubtilu as-sadis au al-khamis, ikindi yangiza iswala cya gatanu harimo al-qahqaha. Al-qahqaha babyita mu Kinyarwanda n'uguseka, nagaruka umwenyura, n'uguseka umuntu kagaragaza musitsa cyangwa se agaseka mu kijwi kinini, donc umuntu agaseka ku buryo hanze ko inatera stress abari iruhande rwe cyangwa se n'uwamwumva yanze ko isohora ijwi, harya bwita n'umva Kinyarwanda nkibagiwe neza, kuko umuntu aseka agafungura akanwa kwe, n'uwo guseka mu iswala byangiza iswala. Ariko kumenyenyura ibizwe mu cyaramu nka tabassum, ibyo ngibyo ntabwo byangiza iswala ye. Ariko al-qahqaha guseka umuntu agasandara fahadha yubtilu salatuk wa yurja, ومناسبة kuba yasubiramo iswala. Jazakumullah khair. Wa al-mubtilu as-sadis, yangiza iswala cya gatandatu rero al-akl wa shurb, umuntu kurya no kunywa mu iswala byo rwose turabizi neza ko birabujijwe. Fala takun anta tusalli, nawe uri kuvugana n'umuntu ukomeye cyane ngo muvugane uri kurya, nawe uri kuvugana n'umuntu ukomeye cyane ngo ntabwo turi kugereranya Allah n'umuntu, jazakumullah khair, ariko ubwo turi kubishyiraho, turi kwiyegereza ibisobanuro kugira ngo tubyumvishe imitima yacu. Ntabwo uri kuvugana na papa wawe ngo uri ufite icyo uri kumusaba cyangwa se wamwibombaritseho, ubundi ufate ubugari ukoze mu sosi umire, undi vahi papa makuru umire, none se akazi kageze uhita unywa. Hadha laysa min al-adab aslan, icyo ngicyo ntabwo ari discipline, n'ibisanzwe nka discipline. فكيف إذا كنت أمام الله, ubwo n'igihe uhagaze imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bimeze bite? وهو الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك, Allah niwe wakuremye guha amafunguro, akakwambika, kakugira neza ku iyo shape nziza ufite, donc ntabwo wakwiye kuba witwara gutyo. Niyo mpamvu rero umuntu uzaramukariye cyangwa se akanywa, uwo nguwo azaba yangije iswala, ahubwo azaba anagaragaje su adab ma rabbihi, azaba agaragaje discipline nkeya itamukwiye igihe yaba n'imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mubtilu al-akhir, ni ikindi rero byangiza iswala harimo kuba umuntu yani kuba umuntu hari ibintu byinshi umuntu kuba yanwe, twari tumaze kubona ko umuntu ariye cyangwa se anyweye
misala bishobora kwangiza iswala ye, ariko kuba umuntu yasari yanze guhagarara kandi bifitiye ubushobozi, ufite amaguru yombi nta burwayi bifite, uriyicariye, salatuka sawfa tubtalu, iswala yawe iraza kwangika. Kuko twabonye ko ibya mbere ibisa kugira ngo umuntu asa, twabonye ko al-qiyamu ma'al qudra, umuntu afite guhagarara igihe abishoboye. Noneho ushoboye guhagarara uriyicariye, faqad batalat salatuka, iswala yawe izangirika, ndetse ku munsi w'imperuka uzisanga iyo swala utarayisaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi rero nk'icyamunani ishaka cyangwa iswala yawe ni taghayyur aniya fi batni sala, no kuba umuntu yahindura niya ari busari hagati, wize kuri raka ya kabiri ugahita uva mu iswala tamaman. Ariko Islam hari igihe umuntu ahindura ibitekerezo rwose, hari igihe ubona kuri ikintu runaka ugahita ugikuraho umutima, nawe ugahita ujya umutima ukivuyeho wigiriye ku bindi. Iyo uhinduye niya mu iswala byangiza iswala wa tutulabu i'adatu. Twabonye ko innamal a'malu binniya, iyo umuntu akoze igikorwa rero atakifitiye umugambi cyangwa se agahindura umugambi, iswala yawe yangiritse. Niba gusabye kuri raka ya kabiri kumva iswala yawe kuvuyemo rwose, kuva watembereye ahandi, apana bya bintu bya wasiwasi mu iswala datandukanye no kuwahindura niya. Niyo no kumva iswala wayivuyemo umutima ukumva kuyemo ukigira mu bindi rwose, wenda naraka ukagirwa ukumva ntaguhari, akenshi n'umutima ntaguhari, icyo gihe iswala yawe irangirika. Rero muri Islam umuntu agomba kugerageza akarinda kwibombarika kwe mu iswala, akabyitaho, ukamenya ko iminota 5 cyangwa se iminota 10 akazi imbere nyagasani wawe ntabwo ihwanye n'amasaha menshi tumara mu kazi, n'amasaha menshi tumara turi ku matelefoni, n'amasaha menshi tumara turi kuganira n'inshuti, n'amasaha menshi tumara turi mu rimwe na rimwe mu bintu biri aho ngaho bitadufitiye akamaro ku isi no ku munsi w'imperuka. Iyi minota 10 munsi ya nyagasani wawe wituje rwose, wibombaritse, telefoni wayishyize muri silence, ibintu byose wabikubye, donc ugafata iyo time ukayiha nyagasani wawe, iminota 5, iminota 10. Iyo minota 10 ishobora kuba isoko, fondation yo kukubakira future yawe, ejo hazaza ikagira heza, sawa'an ala ilmika au duna ilmika, yaba wabimenya yuko iyo swala yatumye aho hantu heza uhagera, cyangwa se utabimenya, burya uburi kwishakira mafatihul khair, uri gushaka imfunguzo z'ibyiza. Kandi man indahu mafatihul khair ghayr rabbuna, ese ninde ufite imfunguzo z'ibyiza utanyagasani wacu? La ahad. Qala Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Burya nyagasani wawe ni ufite amabanga y'ibyihishe, ni ufite passwords, ni ufite pin, personal identification number, yagushoboza kumena ruriya rukuta ubona rukomeye imbere yawe. Nta wundi muntu ufite iyo password n'uwabyitirira, kandi burya ubu ngubu ujya umugendera kure. Niyo mpamvu rero Allah aratubwira ati Allah niwe ufite izo mfunguzo. Imwe mu nzira yagushoboza kugera kuri izo passwords cyangwa se kuri izo pins, niyo kugira iki, niyo kujya imbere nyagasani wawe ukamwubamira, ukamwunamira, ugashyira mu buryo yagusabye, ukabikora neza nk'uko twabyigishijwe. Burya nawe uzaba ubaye umwe mu bantu bazatsindira ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala na hano ku isi, kandi uzaba umwe mu bantu bazaba banezerewe. Burya nta munezero, nta kunyurwa, nta gutsinda hano ku isi kiretse ko biri mu kubaha ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo Allah dusaba, harimo no guhoza amasengesho 5 ku munsi. Burya no ku munsi w'imperuka Allah muri suratul mudaththir yaratubwiye ati kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Burya ngo buri muntu wese ibyo akora azaba ingwate yabyo. Roho yawe ibyo uyitoza, ibyo yemeje gukora, sawa, byaba bibi sawa, byaba byiza uzabihemerwa, niba bibi ku munsi w'imperuka n'umuntu uzabisanga. Allah atubwira ati keretse bo umuntu wenyine uzahabwa igitabo cye registre record ye akayihabwa mu kuboko kw'iburyo, fi jannatin yatasaalun, mu ijuru bazaba bari kubazanya amakuru y'inkozi z'ibibi. Burya mu ijuru abantu bazaba baganira anil mujrimin, babazanya inkozi z'ibibi, masalakakum fi saqar, bazabaza ati ko bundi ko tubona muri guhura n'ibibazo mwahuritse, mbona ibyo byabarenze muri gushya amanywa nijoro, masalakakum fi saqar, niki cyatumye mugera muri uwo muriro? Muzukuru bazasubiza qalu lam naku minal musallin,
ati rwose mubyihorere nta gahinda n'ibibazo ni amakuba zemeze bite lam naku minal musallin erega burya rwo mwatubonaga ntabwo twajyaga dusari mwatubonaga mu makanzu mukatubona muri jiribabu mukatubona rwose twambaye zigera ku minota twambaye n'amasogisi byose twafunze butu n'iki ariko rwose lam naku minal musallin ntitwajyaga dusari. Nicyo kintu bazaheraho barira, ntabwo bazavuga ati ngo lam naku minal hujjaj au lam naku minal hajjin au la, bazavuga bati lam naku minal musallin, ntabwo twasaraga. Bari mu Islam uramenye naba ari njye naba ari wowe tuzisanga turi gusubiza bino bibazo kandi twakabaye turimo turaryoherwa n'ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yateguriye abamwubashye abahoza amasengesho 5 ku munsi. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza akaduha ibyiza akaduha kuzaba kuri iyi si Allah twishimiye natwe tumwishimiye. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.